Imana nishimwe, ndabaramukije aho muri hatandukanye. Uyu ni umunsi mwiza kandi Imana iduhaye, ni umunsi wo kuwa kabiri, itariki 7 z'ukwezi kwa gatanu 2024. Hanyuma uyu munsi Imana ishimwe, ni umunsi wacu wa 48 wa commanding your day. Imana ishimwe. Uyu munsi urasoma muri Zaburi ibice 60, ni umurongo wa 31 na 32. Haravuga ngo hana ya nyamaswa yo mu rufunzo n'amafizi menshi n'inyana zo mu mahanga kugira ngo bakuramye. Bazanye ibice by'ifeza, tatanya amahanga yishimira intambara. Abakomeye bazaza bavuye muri Egiputa. Etiyopiya hazihuta kuramburira Imana amaboko yaho. Amen, haleluya. Aya niyo magambo kandi tugiye gusengeramo. Bibiliya irambwiye ngo Mana hana ya nyamaswa yo mu rufunzo n'amafizi menshi n'inyana zo mu mahanga. Haleluya. Imana ihanye abaguhagurukiye. Imana ibyari bikugoye irabikubise hasi, kubera yuko ni Imana ifite imbaraga yo kubikubita. Abaje iburengerazuba, abaje iburasirazuba, abaje mu majyepfo, abaje amajyaruguru, abaje baturutse mu kirere, abaje baturutse mu kuzimu, Uwiteka Imana irabahana yihanukiriye, kubera ko ni Imana ifite imbaraga, kubera ko ni Imana ifite ubushobozi ku buzima bwawe. Uno munsi wo kwa kabiri ubyuka mu gitondo ujya muri shuguri zawe, Uwiteka agukubitiye abahagurukaga kurwanya, kubera ko Bibiliya yambwiye ngo Uwiteka aje guhana izo nyana zo mu mahanga. Uwiteka kugira ngo abo bose bamuramye, baza imbere ye bamwikubita imbere, bazanye ibice by'ifeza. Haleluya. Abanyamahanga bose cyangwa se amahanga yishimira intambara, Uwiteka bakubise hasi, kubera yuko abakomeye bagiye kuva muri wewe, kubera ko abakomeye bagiye kuva mu rukigi rwawe, kubera ko abakomeye bagiye kuva. Oh haleluya. Rabakaya nabazakaya nabazana barobashana. Reka nkubwire, reka Uwiteka aremye muri wewe abamuramburiye amaboko, aremye muri wewe abavuga kugira neza kwawe. Nawe ntuteshwe kumuzamurira amaboko, nawe ntuteshwe kumuzamurira icyubahiro, kuko ni Imana igira neza. Rikaya nabazekereboko ya nabazikaya nabaraba. Mana we nuhabwa icyubahiro. Uyu munsi wo kwa kabiri turagushimye, turaguhimbaje. Icyubahiro n'ikibi cyawe uhereye none kwezi iteka ryose, ni mu izina rya Yesu tubisenze kandi tubyizeye. Amen. Umunsi wo kwa kabiri urarinzwe. Uwiteka Imana iri kumwe nawe, agufashije, akugiriye neza, agufunguriye imiryango, aguhaye kandi kugira neza kwiwe ku buzima bwawe, mu izina rya Yesu. Amen.